hariho irembo rimwe rukumbi ryo kujyana umuntu mu ijuru. Kandi ikibazo ni iki: wigeze winjira muri iryo rembo? Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 3:3, Yesu aravuga ati, umuntu atabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana no kubwinjiramo. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cyaho cya 3:7 arakomeza avuga ati, witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Ntabwo ari ukuvuga ngo wagombye cyangwa se washobora cyangwa se washoboye. Ukwiriye kubyarwa ubwa kabiri cyangwa ntuzajya mu ijuru. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Aha ntabwo ari ukuvuga ngo wagombye ngo bize ari integeko, ahubwo ukwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Hariho irembo rimwe rukumbi, kandi iryo rembo ni Yesu Kristo. Kandi inzira umuntu acamwo ijya mu ijuru ni ubuhamya Yesu Kristo yise kuvuka ubwa kabiri. Ubu rero tugiye kubireba. Niki Yesu yashakaga kuvuga akiri ku isi igihe yavugaga ati, keretse umuntu avutse ubwa kabiri? Kuvuka ubwa kabiri ni ubuhamya bw'umuntu ku giti cyiwe, ni igikorwa cy'umwuka wera mu bihe bitandukanye by'ubuzima bw'umuntu kugeza abatijwe mu mwuka wera. Intumwa Pawulo yakoresheje ibyo nanone mu rwandiko yandikiye Abakorinto ba kabiri igice cyo cya 2:5 aravuga ati, umuntu wese yari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ukuri nuko ubuhamya bwo kuvuka ubwa kabiri ari iby'Imana yemera, nitangiriro rishya. Pawulo yaravuze ati, umuntu wese ari muri Kristo Yesu ngababaye icyaremwe gishya. Kuko umuntu uvutse ubwa kabiri ntabwo aba yarababariwe ibyaha bye gusa cyangwa ngakizwe isoni z'ibyaha bye, ahubwo hari ukuzura umwuka wera mu buzima, amuha kugira ubugingo bushya. Ibyo ni ibintu bigaragara aho umuntu avutse ubwa kabiri adashobora kugira kamere ya kera, kubera ko aba yavutse mu buzima bushyashya, ababaye icyaremwe gishya. Kandi ubwo buzima n'umwami Yesu Kristo, nibwo bugingo n'umwuka wera, aba kandi agatura muri twe. Ubu ni by'ingenzi byo Yesu yavuze kubera ibitekerezo yari afite kuri Nikodemu. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 3:7, Yesu aravuga ati, witangazwa nuko nkubwiye ko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Hanyuma ku 8 habaye impaka ku byerekeranye n'ubuhamya bumeze nk'umuyaga. Ntushobora kuvuga aho uva cyangwa aho ujya. Ibyo niko bimeze. Ntushobora kubona ubuhamya bw'aho umuntu avuka ubwa kabiri cyangwa se ibimenyetso by'aho umuntu avuka ubwa kabiri. Ni ubuzima bushya, ni imigambi mishya. Ariko none Yesu atangira atubwira ibikorwa by'uwavutse ubwa kabiri ibyo ari byo. Niba ubuhamya bwo kuvuka ubwa kabiri ari ibyiza Imana idukorera, uruhare rwacu ni uruhe? Ubu rero ngiye kubabwira imirongo imwe n'imwe mu byanditswe byera, kubera nshaka ko dukurikiranira hamwe muri Bibiliya, kandi nkaba nshaka ko tumenya buri murongo wo muri iyi mirongo ubusobanuro bumwe na bumwe igiye ifite. Noneho ngiye kubereka mwumve iki iyi mirongo ivuga. Ndibaza ko bitabatwara igihe kirekire, kandi tugiye mu bice 5, 6 ndetse 7 n'8 by'ubutumwa bwiza bwa Yohana, aho Yesu yari afite ubwumvikane n'abafarisayo. Yesu yari afite umugambi umwe gusa, kandi mu butumwa bwiza bwa Yohana ubona intego yabyo. Ibitangaza byose byari bifatiye muri iyi ntumbero. Ntabwo byari ugukiza indwara z'ibyorezo gusa, ariko hari n'intego nini hejuru y'iyindi yo gukiza kose. Hanyuma y'ibitangaza byose Yesu afite ikindi avuga. Hari icyo yashakaga ko kiba mu bantu. Ku murongo wa 14 muri cya gice cya 3 cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana handitswe ngo, kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti mu butayu, ngo niko umwana w'umuntu ngazamanikwa. 15 ngo kugira ngo umwizera wese abashe kubona ubugingo buhoraho, kandi ubugingo buhoraho ni ubugingo bw'iteka. Iyi ni impano y'abavutse ubwa kabiri. Ku murongo wa 16 aravuga ngo, nk'uko Imana akunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ngo ahubwo ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Naho ku murongo wa 18 aravuga ati, umwizera wese ntacibwaho iteka, ariko utamwizera ngo amaze kuricirwaho, ngo kuko atizera izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Reba rero mu gice cya 3 cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 36 urebe icyo Yesu avuga ngo uwizera uwo mwana ngo ababonye ubugingo buhoraho, ariko utizera uwo mwana ngo ntazabona ubugingo,
ngo ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Hano rero aravuga ibyo kwizera no kubaha mu gice kimwe. Reba niba ubishaka mu butumwa bwiza bwa Yohana ku gice cya 5:24. Hano Yesu aravuga ati, nukuri ndababwira, uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye, ngo aba afite ubugingo buhoraho, ngo kandi ngo ntazacirwaho iteka, ngo ahubwo ngo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Reba kandi nanone ku murongo wa 38 muri icyo gice nyine cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, naho aravuga ati, ngo ndetse ntimufite ijambo rye riguma muri mwe, ngo kuko ngo uwantumye mutamwizeye. Kandi nanone mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 5 umurongo wa 40, Yesu aravuga ku by'ubushake bw'Imana, ngo kuko icyo data ashaka ari iki, ngo ni ukugira ngo umuntu wese yitegereza umwana akamwizera, ngo ahabwe ubugingo buhoraho, ngo nanjye ngo nzamuzura ku munsi w'imperuka. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 7 umurongo wa 3 aravuga iby'umunsi mukuru, ngo nuko ku munsi wa nyuma ngo w'iyo minsi mikuru, ngo ari wo munsi ngo uruta iyindi, ngo Yesu ngo arahagarara ngo avuga cyane ati, ngo umuntu nagira inyota aze kuri njyewe ngo anywe. 38 ngo uwizera ngo imigezi y'amazi y'ubugingo ngo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe byera bibivuga. Yashakaga kuvuga iki muri ibyo? Ku murongo wa 39 yasobanuye ibyo yabivuze yerekana ku mwuka wera ngo bendaga guhabwa, ngo ariko ubwo umwuka wera yarataraza, ngo kuko Yesu yaratarahabwa ubwiza bwe. Kubera ko umunsi w'umuganura cyangwa se umunsi w'isaruro wari utaraza, aravuga ati, abamwizeye ku murongo wa 38 ngo unyizera ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, bivuga ko umwuka wera w'Imana uzasendera mu bugingo bw'uwo wavutse ubwa kabiri. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 12 Bibiliya yavuga ngo, icyakora bamwemereye bose bakizera izina rye, ngo yabahaye ngo ubushobozi ngo bwo kuba abana b'Imana. Mu byakozwe n'intumwa ho haravuga ngo, izere umwami Yesu urakira ubwawe n'abo mu nzu yawe. Mu butumwa bwiza bwa Yohana 3:13 aravuga ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese ngo atarimbuka, ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubuhamya bwo kuvuka ubwa kabiri ni ingaruka nziza zibiba mu buzima bw'umuntu umaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Uravuga uti, ibyo narabikoze, nizera Yesu kuva nkiri umwana, ariko ndatekereza ko hari ibikorwa byinshi wakoze igihe uvuga ko wizeye Yesu Kristo. Icyo ntabwo ari ikibazo. Reka nkubaze ikibazo, kwizera ni iki? Kwizera Yesu bivuga iki? Ibyo byaba bivuga gukoresha ubwenge bwawe kugira ngo wizere ko yavukiye i Betelehemu, akavuka ku mwari Mariya, agakura nk'abandi bana, akaba umwigisha mukuru n'umukiza w'isi, nk'ibintu byose nyogokuru na sogokuru bawe cyangwa se mama na papa bawe bakwigishije? Icyo nicyo uvuga cyangwa wita kuvuka ubwa kabiri? Ni inzira y'ubuhamya yo kuvuka ubwa kabiri mu kwizera gusa ko ibyo bintu byabaye? Ntabwo ibyo ari byo. Yesu yashakaga ko twizera. Mu butumwa bwiza bwa Yohana 14:9 Yesu aravuga ati, umbonye ababonye data. Naho mu gice cy'icumi umurongo wa 30 aravuga ati, njye na data turi umwe. Aha rero twumvikane inshuti yanjye, nimba utizera ko Kristo ari Imana yigize umuntu, ntiwigeze uvuka ubwa kabiri. Kandi hariho abigisha b'ibinyoma n'amadini atandukanye azatubwira ko yizera Bibiliya, bamaze kubona Bibiliya zabo, nibyo bizera Imana Data, Imana Mwana, ndetse n'Imana Mwuka Wera. Noneho akababaza iki kibazo, mwizera yuko Yesu Kristo ari Imana yigize umuntu? Ngo tekereza gato, ubu nizera Imana kandi nizera ibijyanye no kwemera Kristo n'Umwuka Wera, ariko ntumbwire ko ari Imana. Ariko niba utemera ko Yesu Kristo ari Imana yigize umuntu akemera kuza mu isi, niba utizera ubumana bwa Kristo, ko Kristo ari Imana, warayobye. Ubu reka ibi, nzi ibyo utekereza. Uravuga uti, nibyo, ntekereza ko Yesu Kristo ari umwigisha mukuru, Yesu ari umuntu ukomeye, yari umuhanga mukuru, Yesu yari umugira neza,
yari igitangaza. Yesu yakundaga abana, yari afite inshuti. Mana yanjye, yari umuntu w'igitangaza sinakubwira. Oya, wakwizera ko ari Imana cyangwa ko ari umubeshyi mukuru, kandi ko ari umuriganya, ko ari umuntu w'umuhemu ukora ibidakwiye, utarigeze ugera ku isi kubera ko yanze kuvuga ko ari Imana. Ubu ni Imana cyangwa si byo? Ntushobora kuvuga ngo ndabyemera, nizera byose kuri Yesu, ariko sinizera ko ari Imana. Ntibishoboka. Ni gute ushobora kwizera ko ari umuntu mwiza mu gihe yemeza ko ari Imana? Ni gute ushobora kwizera ko ari umuntu mwiza igihe yakoresheje imbaraga z'ibitangaza abantu bagakira n'ibidasanzwe bikaba kuri bo? Niba atari Imana, siyo. Niba atari Imana, ntuba ukwiye kumwizera. Ariko niba ari Imana, ntiyagombye kuvuga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cy'icumi murongo w'ikenda ati ni njye rembo. No mu butumwa bwiza bwa Yohana 14:6 ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Urumva ibyo dukora? Hari abantu benshi batizera ibi ngibi, inshuti yanjye, kandi murakorana. Iyo ubabajije bakubwira ko Yesu ari umuntu ukomeye, nibyo wamwizeye nk'umukiza wawe? Oya, ngarutse kuri iki gice rero. Nibyo, niba umwizera nk'umuntu ukomeye, kuki utamwiringira? Nibyo urabizi, ariko ntabwo wizera ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo basha kujyana umuntu mu ijuru. Nibyo. None se Yesu si umuntu mwiza? Yesu yaravuze ati hari inzira imwe rukumbi. None se ni umubeshyi cyangwa ni Imana? Icyo nicyo ugomba kumenya. Yesu ni Kristo, ni umukiza n'umwami, ndetse ni Imana. Ushobora kumwihakana cyangwa ukamuha ubugingo bwawe. Byose biri mu biganza byawe. Iki kiganiro cyose kivuga Yesu Kristo icyo ari cyo. Kiravuga ku bumana bwe, nuko abantu bahakana ko atari Imana. Ntihashobora kuba ukundi guhitamwo kundi. Kandi ndakubwira nshuti, hari amamiliyoni y'abantu bayobye bibwira ko bajya mu ijuru, kandi nashakaga kukubwira niba nawe waranze kwakira Yesu Kristo ko ari Imana, warayobye. Ntabwo uzagera mu ijuru. Hari inzira imwe rukumbi. Uko wavuga kose, Imana yo ubwayo yaremye ijuru, kandi yatanze umwana wayo umwe w'ikinege ngo akize ibyaha by'abantu bari mu isi yose. Yesu yaravuze ati hari inzira imwe rukumbi, ni njye ubwanje. Ni Yesu ubwe wivugiye ko ari Imana imwe ihoraho. Yasohoje ubuhanuzi bw'Abayuda ku byerekeranye no kuza k'umucunguzi. Yamenye amaraso ye ku musaraba kugira ngo acungure intama nyinshi, nawe urimo. Yesu ni uwashohoje ubuhanuzi bwo kuza k'umucunguzi, gupfira ibyaha by'abantu bari mu isi. Yesu ni Imana, ubyemere. Uravuga uti nibyo nizera Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana, kandi ndizera ko Yesu Kristo yapfiriye ku musaraba kubw'ibyaha byose, kandi nizera ko ari umwana w'ikinege w'Imana. Ndizera ko musabye imbabazi z'ibyaha byanjye yabimbabarira. Ariko kwizera bivuga iki? Cyangwa kwizera ni iki? Ufate Bibiliya yawe turebere hamwe mu Isezerano rishya ijambo kwizera icyo bivuga. Igihe cyose ryakoreshwaga na Yesu Kristo n'abigishwa be bavugaga ibyerekeranye no kwizera kwa buri muntu. Igihe cyose umuntu yigeze yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, hari ihinduka ribaho rigaragara muri uwo mwanya. Kwizera Yesu Kristo si ugukoresha ubwenge bw'umuntu, ahubwo bisaba kumenya mu bugingo bwacu ko ari Imana. Ibyo bigatuma twihana kandi tukatura ibyaha byacu. Mu kwatura ibyaha byacu no kubyihana, duhitamo kumukurikira nk'umwami n'umukiza uyobora ubuzima bwacu bwa buri munsi. Hari abantu batinya ku munsi w'imperuka ko bashobora kuraga urupfu rw'iteka. Njyewe sintinya ibyo kubera ko nzi neza ko umuntu amaze gukizwa ku bw'ubuntu bw'Imana aragwa ubugingo buhoraho. Ubu rero ibibazo by'abantu nk'abo ngabo nibi. Bareba abantu bazi ko bakijijwe, ariko ibikorwa n'imibereho yabo igasa n'iy'abapagani, bigasa naho baba batari bakizwa by'ukuri. Reka nkubaze gato, ushobora kuvuka ubwa kabiri uti ukakira ubugingo bushya gute? Ese Yesu ari muri wowe? Umwuka wera aba muri wowe ngo aguhe impano zitandukanye? Ibi bivuga kuguha impano z'umwuka wera, kukwigisha no kugukomeza. Imbaraga z'umwuka wera zibereyeho kutwemeza ibyaha byacu, guhamanya natwe ku byo gukiranuka n'ubugingo bwuzuye buri muri Kristo Yesu wapfuye ku bw'ibyaha byacu, no kutwemeza iby'ibihe by'imperuka nk'uko Imana yavuze ko bizabaho. Ndababwira ukuri
ko umuntu ashobora kumenya ko yavutse ubwa kabiri cyangwa atari yavuka ubwa kabiri. Atari ukumenya umubare w'amatorero binjiyemwo, atari ukumenya inshuro wabatijwe haba mu mazi menshi cyangwa usutsweho amazi cyangwa usizwe amavuta. Wizera ute? Utanga gute? Usenga gute? Ni inshuro zingaho usoma Bibiliya? Ibiranga umuntu wavutse ubwa kabiri cyangwa utaravuka ubwa kabiri nibi: kuzuzwa umwuka wera. Umuntu yuzuzwa umwuka wera igihe yamaze kuvuka ubwa kabiri. Aba afite umwuka w'Imana igihe cyose. Igihe acumuye ku Mana azatsindwa n'urubanza rw'icyaha mu mutima we. Niba ucumuye ku Mana kandi ntugire urubanza rw'icyaha cyawe wakoze mu mutima wawe, ntabwo uba ufite umwuka wera muri wowe. Kandi bivuga ko ntabwo uba wavutse ubwa kabiri, uzajugunywa mu muriro w'iteka byanze bikunze. Ubu rero ndavuga ko kubw'ibyo hari abantu benshi hanze biruka inyuma y'abantu b'abanyabyaha batubaha Imana kandi bavuga ko bakijijwe. None reka nsobanura ikintu kimwe aha ngaha. Umuntu ukijijwe ashobora gucumura, agafatwa n'icyaha kandi akagira ingeso mbi igihe kirekire, akaba umuntu udashobora kumenya uko yabohoka no kugira umudendezo, kubera ko abantu bajya mu itorero bitewe n'ibyo bumva bakagira ngo nibwo buryo bwo gukizwa. Abo bantu ntibigishijwe ibyo kubaha nk'abakristo. Umva neza nshuti yanjye ukuntu icyaha gishobora kwinjira mu muntu, ariko ndashaka kukubwira iki: ikibazo si uko icyaha cyinjira mu muntu, kandi ikibazo si uko uburyo umuntu yinjiye mu cyaha. Niba yavutse ubwa kabiri n'umwuka wera w'Imana kandi Yesu Kristo akaba yaraje muri we, umunsi yakizwaga aracyari muri we. Umwuka wera aguma muri we kandi aguma akora ibikorwa byo gutsindisha ibyaha bye no kumwemeza ibyo gukiranuka kwe yaboneye muri Kristo n'iby'umunsi w'imperuka. Imana yavuze n'ukuntu umukristo akwiye kwifata mu buzima bwe bwa buri munsi. Icyo nshaka kumenya ni iki: hari irembo rimwe rukumbi ry'ijuru, kandi Yesu aravuga ati ni njye rembo. Inzira unyuramo iragaragaza kwizera Yesu Kristo. Kwizera si ibyo umuntu atekereza, ahubwo ni ukwitanga umaramaje. Ntibivuga ko utazakora icyaha cyangwa se utakora icyaha, ariko ntuzakora icyaha ubinezererewe, ntacyo wikanga cyangwa udatsindishwa nacyo. Ibi ngibi bibaho nk'impano ikomeye ivuye ku Mana kubw'ubuntu bwayo. Impande zavuga kandi umwuka wera azadutsindisha ibyaha byacu twakoze. Hari abantu benshi bazanyura mu bihe bikomeye mu gihe cy'imperuka, kubera ko bareba abantu barimo gukora ibyaha, bavuga bati nibyo barakijijwe, hanyuma bakabigana. Ntabwo abo bantu bose bakijijwe. Mbese uribuka ibyo Yohana abwira abantu mu butumwa bwiwe uko yabwanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana bice 2:19? Yaravuze ngo abo bavuye muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe, ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu rwose. Noneho rero ndashaka ko nkubaza iki kibazo: ese urizera by'ukuri ko Yesu Kristo ari Imana? Imana ishobora kubeshya se? Oya. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 3:3, Yesu aravuga ati umuntu utabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Ibyo urabyizera? Nibyo niba ari Imana yavuze ukuri. Mbega wigeze kuvuka ubwa kabiri? Urizera Yesu? Mbese wizera iki? Ukwizera ko muri Bibiliya ni ukwizera ko ibirimwo bihindura ubuzima bw'umuntu, bitavuye ku bitekerezo bye, ahubwo bivuye ku guhinduka k'ubuzima bwe. Ndashaka kuvugana nawe ubu aho waba ariho hose, n'icyo waba uri cyo cyose, n'icyo waba uri gukora cyose. Wari uzi ko ugukiranuka kwawe kutazigera gusa n'ukwera kw'Imana? Uzagera mu ijuru keretse unyuze mu nzira imwe gusa yo kumenya urupfu rwa Yesu Kristo i Karuvariya, kandi yikoreye imitwaro w'ibyaha byawe. Ibyo nibyo bituma umukeneye mu buzima bwawe, kandi ukamuzanira ibyaha byawe, ukamusaba ko abikubabarira, ukamubwira ko ushyize ibyiringiro kuri we nk'umukiza n'umwami, kandi ko wahisemo kumukurikira. Ndagusaba kubikora uyu munsi. Aho waba uriho hose wumva iyi radiyo, ushobora kuyumvira mu modoka yawe, mu rugo rwawe cyangwa ku kazi kawe. Ntacyo byaba bitwaye aho waba uri hose. Ntushobora kumva neza, ariko we arakumva aho waba uri hose. Igihe uri kwihana ibyaha byawe kuri we arakumva. Ntushobora kubyibuka byose, ntiwabishobora, ariko urabimenya igihe cyose uzaba umweguriye ubuzima bwawe bwose.
ndagusabira mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko ari inzira imwe rukumbi. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 10:9, Yesu aravuga ati ni njye rembo. Naho mu gice cyaho cya 14:6, Yesu aravuga ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Kandi Yesu arabaza ati murashaka kujya mu ijuru igihe muzaba mumaze gusezera iyi si? Noneho mukwiye kuvuka ubwa kabiri. Kandi iri niryo sengesho njyewe mbasengera igihe cyose. Imana ibahe umugisha. Yesu yaravuze mu buryo bwumvikana ko ari inzira imwe rukumbi ijya mu ijuru iciye i Karuvali. Nta yindi nzira ihari. Kwitanga ukiha Yesu Kristo uyu munsi, wemera ibyaha byawe, wizere iby'urupfu rwa Yesu Kristo yapfiriye ku musaraba kugira ngo ubabarirwe ibyaha byawe. Mu gihe wafata iki cyemezo, wabyarwa ubwa kabiri, ukaba mu muryango mushya w'abana b'Imana. Iherezo ryawe rizaba mu ijuru kandi uzabana n'Imana ibihe byose. Muri Yohana ibice 10:27 kugeza ku 28, Yesu yarabitangaje mu buryo bugaragara. Haravuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivununura mu kuboko kwanjye. Njye na Data turi umwe. Ni ikimenyetso cyerekana ko Yesu ari Imana, kandi dushobora kwizera kubera kuvuka kwe kw'igitangaza, ubuzima no kuvuka kwe. Kandi yabivuze neza ko inzira imwe rukumbi ijya mu ijuru inyura ku musaraba we. Emera urupfu rwa Yesu mu ruhande rwawe kandi winjire mu muryango w'abana b'Imana. Dukora ku mitima y'aba mu isi bose, dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu.